Sani waririye kumva ya Lazaro, duhanagura amarira turabigusabye. Uhoraho twereke impuhwe zawe, kandi uduhe umukiro wawe. Wowe wasubije abapfuye ubuzima, duhera umuvandimwe wacu Prudensienne ubugingo bw'iteka turabigusabye. Uhoraho twereke impuhwe zawe, kandi uduhe umukiro wawe. Kandi uduhe umukiro wawe. Umuvandimwe wacu Prudensienne wamutungishije umubiri wawe n'amaraso yawe, mwakire mu ikuzo ry'ingoma yawe turabigusabye. Twereke impuhwe zawe, kandi uduhe umukiro wawe. Natwe abababajwe n'umuvandimwe wacu, dukomereze mu kwemera mu kwizera ubugingo bw'iteka turabigusabye. Uhoraho twereke impuhwe zawe, kandi uduhe umukiro wawe. Fata akanya gato buri wese agira isengesho amuturira rijyanye no kwemera, isengesho rimuhuza n'ubuntu bw'Imana. Yahoze yifuza kubera umuyoboke udahemuka, maze umugirire impuhwe, ureke kumuhanira ibicumuro bye. Ukwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemera, ubuntu bwawe niumuhuze n'inteko y'abamarayika n'abatagatifu bose, ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen. Prudensienne, abamarayika bakujyane mu ijuru, nugera abahowe Imana bakwakire, bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu. Urugaga rw'abamarayika nirukwakire, maze ubone ihirwe ridashira hamwe na Lazaro ahoze ari umukene, ku bwa Kristo umwami wacu. Baradufasha kurutsa umubiri we, bakwegera hafi bakadufasha. Bari imbere
ndabaneguza famiye Daniel batambuke babashyikiriza ururabo barushyireho. Nyuma ya famiye Daniel ndabanteguza kandi ndarika famiye Manase. Ba famiye Manase batwemerere batambuke. Ba Honore, ba Yves, ubanza yenda bari mu zindi nshingano. Nteguje kandi famiye Damas. Famiye Damasi. Nteguje kandi famiye Juvenal. Famiye Juvenal na Nyesi. Nteguje kandi famiye Bishimo. Nyuma ya famiye Bishimo nteguje abuzukuru ba Rudoviko. Mpamagaye famiye Onesphore. Abuzukuru ba Rudoviko bahageze? Yego. Reka duhere ku buzukuru ba Rudoviko hanyuma baze gukurikirwa na famiye Onesphore. Barakaza neza famiye Onesphore. Mpamagaye abayobozi b'ibigo by'amashuri mu karere ka Rutsiro.
yego padiri umuyobozi wa groupe scolaire Marlene Congo Nil nanamonye kandi yego directeur Christian nanamonye padiri Patient Kavumu yego turakoze. Mpamagaye kandi abadodi i Rutsiro kandi mpamagaye staff abakozi b'akarere bayobowe na vice mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Barangajwe imbere n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Abayobozi b'akarere ka Rutsiro barashyiraho ururabo. Nyakubahwa vice mayor mushyiraho ururabo. Famiye Padiri Leonidas Ngomanziza iberewe ku ruhembe na papa we bwana Nyirimanzi Sylvestre. Deputy in charge of studies mu karere ka Rutsiro, abo n'abashinzwe n'abayobozi b'ibigo by'amashuri bungirije bashinzwe amasomo baratambuka bashyireho ururabo. Niba bataraba hafi reka mpamagare inshuti z'umuryango wa Damas. Mama Yves, Charlotte Nyirahavugimana bafatanya mu byiza no mu bibi, barakaza neza bashyireho ururabo. Yego, izi ni inshuti z'umuryango wa Damasi guturuka i Kigali. Inshuti 10 za Charlotte 9, yego nanjye ndimo turashyiraho ururabo. Abavukana na nyakwigendera ndabona bari bugufi batambuke bashyireho ururabo. Bamwe nanone mu nshuti 9 ndetse n'itsinda ry'abarezi bakorana na Charlotte kuri Centre Scolaire Noel Nyundo barashyiraho ururabo. Barakaza neza abavukana na nyakwigendera. Nibamara gushyiraho ururabo ndahamagara abakorana na Mama Yves mubyeyi Charlotte kuri Centre Scolaire Noel Nyundo, nanjye ndimo turashyiraho ururabo.
mama Yves nawe niba ari hafi niyihangana atambuke. Ndabaneguza kandi abaturutse Kigali, delegation ngari yaturutse Kigali. Abo dukorana barakoze. Hanyuma reka mpamagare ya sibo ngari yaturutse Kigali. Delegation ya Dutabaye iturutse Kigali baratambuka bashyireho ururabo. Ababaho ururabo. Kristo Yesu akuzwe. Umwanya nk'uyu mu izina ryanjye bwite n'iry'umuryango mbereye umuvugizi, shimye mbivanye ku mutima mwe mwese mwahaye agaciro iki gikorwa mukaza kudushyigikira muduherekeze bwa nyuma umubyeyi wacu. Imana ibongere umugisha. Nyuma y'iki gikorwa harakurikiraho umuhango wo gukaraba. Turawukorera kuri Motel Erika, ni hafi n'umurenge wa Rugerero, imbere yaho gatoya. Umuco uteganya ko umwana washyinguye umubyeyi yahabwa inkurarwobo. Jivency washyinguye umubyeyi we nawe umuryango wamugeneye inkurarwobo araza kuyishyikirizwa. Twese dukomeze tugira amahoro y'Imana. Murakoze. Dushimiye Imana yaduherekeje muri iki gikorwa tumaze gukora cyo guherekeza umubyeyi wacu. Tuzakomeza kumusabira nk'uko twabibasabye, tumutura igitambo cy'Ukaristiya n'indi sengesho dushobora kumuturira buri wese ku giti cye. Gusoza rero twongere dutakambira Imana tugira tuti: Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none cyacu nk'uko natwe tubarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukire icyago. Amen. Ndakuramutsa Mariya, Imana wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Bikira Mariya nyina wa Jambo, mubyeyi wa Kiliziya, mubyeyi utabara abakristu, igihe tugitegereje twizeza ukajya bapfuye, umuvandimwe wacu Pedansiyene naruhukire mu mahoro. Namwe kandi muteraniye hano, ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, mujyane amahoro ya Kristo. Turikire indirimbo isoza. Itegereje ubugeni